Alright, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza nizere ko weekend yabagendekeye neza, weekend y'imigisha. Murakahorane amata ku ruhimbi banyarwandakazi ndetse n'abarundi ndetse n'abari hanze yarwo, abakunda filime inzira y'umusaraba mwese mbifurije ibyiza gusa, imigisha kuri mwebwe. Ikindi ni uko turi kwizihiza iminsi mikuru y'ubunani ndetse na Noheli, ariko nanone tunaserebura intsinzi ya Cyusa ndetse na Iribagiza. Ngira ngo ntabwo turi bwabitindeho cyane kubera ko mu kanya gatoya filime iraza kubigezeho, ariko ni byiza ko duserebura. Ndabashimiye mwese abantu mugera ku bihumbi 19 mu masaha ashize 18, ibihumbi 19 nibyo byakunze video y'umunsi w'ejo, ndetse binatera comment bashimira Cyusa ndetse na Iribagiza ku ntsinzi bagezeho ku munsi w'ejo. Ikindi cyabanejeje ni ukuntu umusaza wa Iribagiza yahageze ndetse agahita anafata Rugema. Dore rero ibyo umusaza wa Iribagiza akomeje gukorera Rugema ubwo yari amaze kuba yagera muri runo rugo, agacakira Rugema ndetse akamubaza aho Iribagiza ari. Mwibutse ko Iribagiza musaza we yahageze, Iribagiza nawe amaze kuva muri runo rugo, kubera ko Iribagiza yari afite gahunda yo gucikana na Cyusa bakigira kure cyane, bakibanira mu mahoro mu bijyanye n'urukundo rwabo, cyane ko ari byo namwe mwifuzaga kubona. Abenshi bari baratanze ibitekerezo bagira bati Iribagiza nacikane na Cyusa, bakodesha inzu bibere kure cyane aho Rugema na Mukanambara batazigera bamenya, ndetse Isimbi azasigaraho bagirira mu rugo kwa Nkubito. Icyo ni igitekerezo cyiza, uwa mbere yaragitanze, amaze kugitanga turagaruka tukibagezaho mwese, hafi ya mwese ni igitekerezo mwashyigikiye ndetse muvuga ko ari igitekerezo cyiza cyane, baba Abarundi ndetse n'Abanyarwanda. Iki ni igitekerezo bahisemo cyane. Ndizera ko kuri channel One More Filime dukomeje kubagezaho ibiganiro ndetse na filime nziza zikurikirana z'uruhererekane mu rwego rwiza rwo kubanezeza no gushimisha imitima yanyu. 2024 ni umwaka waranzwe n'ibyishimo hagati yanyu ndetse nanjye. Ndabashimiye, Imana ibongerere mu byo mutunze, ibaha umugisha ndetse ibaha amahoro ya Kristo mu mitima yanyu. Uyu rero ni musaza wa Iribagiza, murabona ko basa, murabona ko rwose ari ibintu byiza cyane, murabona ko ijisho rye rwose ni ijisho ry'abapolisi, ntago ari bya bipiratano, ntago ari bya bihuha. Ni umupolisi warakaye, urabona ko niwe muntu rwose ukwiriye guhangana nande na Rugema ndetse na Fabiola bari barigize abagome karahabutaka bahohotera Iribagiza. Uyu munsi rero yamaze gutuma mu rugo kwa Fabiola cyangwa se mu rugo kwa Rugema haba umwiryane ndetse no gusubiranamo. Batangiye kubeshyerana, bamwe bikuraho imisaraba bayegeka kuri Rugema. Rugema nawe yanga kubyikorera wenyine, abibagaruka harongera bibegekaho. Ubu rero rwabuze gica rwose. Icyo nzi cyo uyu musaza wa Iribagiza araza gutuma bicuza ibyo bakoze byose. Bamwe bagira bati Rugema nafatwe ashyikirizwe inzego zibishinzwe, bamufunge aryozwe ibyo yakoze. Ariko ku bwanjye ubundi sinumva ko biba bihagije kuba umuntu yarisha abantu cyangwa se yarabagiriye nabi we yafata bakamufunga. Wenda nubwo iryo tegeko mu Rwanda ryo kwihanira cyangwa se ryo guhita umuntu yicwa mu gihe yishe ritarahagera, ariko byibuze nko muri filime tugira uburyo tubikina ku buryo byanezeza abantu bakunda filime inzira y'umusaraba, bitewe n'agahinda ndetse n'iyicarubozo Iribagiza yakorewe, niko nabyita. Kuko nyuma y'uko bishe ababyeyi be bose bakarimbura umuryango we, bakomeje no kumubabaza mu buzima bwe bwa buri munsi, harimo kumukorera uburiganya bwo kuyobya mushi, bwo kuyobya umukunzi we, bamwita ko atari uwe ahubwo ari uwa Isimbi. Musaza we rero akigera mu mujyi wa Kigali, dore ibyo yahise akorera Isimbi wari warigagaje wariyimitse akigira umwamikazi mu rugo rwo kwa Nkubito. Yahise amwikoreza agataro amuzengurutsa umujyi wose, yahise amugira umuzunguzayi. Mwibutse ko uyu musaza wa Iribagiza yatinze kuza kugira ngo abanze akusanye amakuru yose akenewe. Ubu ngubu rero yaje afite amakuru ahagije ku bakoze ubugome bishe umuryango wa Iribagiza ndetse n'umuryango we, urumva baravukana. Yaje rero abafiteho amakuru ahagije ndetse n'ibyabaga byose yarabifiteho amakuru. No murakare mutamureba gutya, ngira ngo abenshi muri kubibona n'umuhitinzi
w'ingenzi cyane, ni umurakara ukomeye cyane. Rero ubu ngubu abantu mwese muraza kunezerwa cyane guhera kuri episode ya 50 igiye gusohoka mu kanya saa 5 zuzuye. Ndizera neza ko ibyishimo biri bwasabe imitima yanyu. Abo dukomeje kubana muri bino biganiro ndabashimiye. Nitwa Nsabimana Jean Bosco. Ninjoro naraye mbahaye ikiganiro cya episode 50, ariko mubona ni filime nziza yitwa Ishuri ry'Ubuzima. Turi kugenda tuyivangamo muri bino biganiro kugira ngo murusheho kunezerwa. Ni imwe muri filime zashimishije abantu kandi zinezeza imitima yanyu. Ndizera ko rero mwayishimye, nanashimira abantu mwayikunze, mwanze gukuza ingeso y'ubutukanyi. Hari abantu babona ibintu bagahita batukana, bagahita bazamuka mu bitutsi, kandi nyamara buriya ikintu cyose umuntu akugejejeho niyo wenda atakiguha uko cyari gikwiye, ariko akakiguha ari cyiza kigufitiye akamaro, ntacyo kiba kigutwaye. Ikibi ni uko twabaha ibintu bibi bibahungabanya cyangwa se bihungabanya umutekano wanyu, ariko mu gihe cyose twabageneye ibintu byiza, ndizera ko nta kosa riba ribirimo, ahubwo wenda icyo mwanenga ni uburyo tuba twabibahayemo. Hanyuma rero abantu mwishimiye ko Iribagiza ageze ku ntsinzi ye nyuma y'imyaka myinshi cyane. Abantu mwishimiye ko Rugema nawe agiye guhabwa ibimukwiye, ndetse na Fabiola. Mujye muri comment mubyandike, mwikihishira, mwibigira ibanga, kuko birakwiye ko duserebura. Urumva birangiranye n'uyu mwaka, ndetse na bonane ejo kuri tariki 31. Urumva ni ibyishimo byinshi cyane, twagira ngo munezerwe mu mitima yanyu. Rugema rero yambaye ikote yenda gucika, nibwo musaza we wa Iribagiza ahise amucakira ako kanya ataragira icyo akora, atarasohoka amarembo. Ejo rero tugomba guhurira n'abafana ba filime Inzira y'Umusaraba hariya kuri hoteli mu mujyi wa Kigali kuri Serena Hoteli, ejo kuri saa 5 z'umugoroba. Abatuye mu mujyi wa Kigali mumenyeshe, ejo tuzahure, mukomeze kuryoherwa na filime Inzira y'Umusaraba. Mu kanya saa 5 biraza kuba ari ibirori, biraza kuba ari ibicika. Ndizera ko intego zanyu n'ibyo mwasabye mubigezeho. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.